Bamuritse gato. Okay, ndatekereza ingeri yo Primo TV rebutse gatoya. Miliyoni 10 iri ntabwo ari ituro n'akasamutwe. Twagiye. Padiri Katologa Amafokasi. Mwumve? Aya makuru n'ukuri nibyo yafunzwe tariki 9 Ukwakira uyu mwaka. Ni Padiri Katologa Amafokasi akaba ari n'umuyobozi wa Isebe Rusumo uhereye mu karere ka Kirehe. Akaba akurikiranyweho icyaha akekwaho kuba hari amakuru dufite avuga ko RIB ku itariki ya 9 z'uku kwa 10 yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba wa Zerafati Holy Church, n'umugore we witwa Mukansengiyumva Jeanne. Dr. aya makuru mwaduhamiriza ko ariyo cyangwa? Nibyo tariki 9 Ukwakira uyu mwaka RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco akaba ari umushumba wa Zerafati Holy Church. Akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne. Bakaba bafunze bakekwaho icyaha cyo 10 miliyoni. Umva. Ituro rya miliyoni 10. Ituro rya miliyoni 10. Tugende gake. Ahangaha haraza na padiri wa diocese ya Rusumo wafashe mu bana bamwe b'abanyeshuri akamuhamagara muri office akakarongora. Aho Imana ntiyaba yaraduteye umugongo tukaba turamya sekibi. Izi nkuru zigarutse arakasa mutwe. Uyu bishop mu mwitegereza aho hejuru umva ko mvugira abakozi b'Imana. Dore umugabo ukuntu ameze. Ituro ni ukuvuga ngo bimwe Mutabazi yavugaga mu minsi yashize, avuga ko umuntu utashobora kumuha ituro rimutwara mariyoti ntabwo yamusengera. Uyu munsi bari kubiprovinga mu bikorwa. 10 million. 10 million. Ibi bintu biratangaje. Ibi ngibi nibyo ndibuze kwita kasamutwe. Rubanda rukeneye kurureberera. Rukeneye abantu baruba hafi. Niba ndi buhere Rusumo, niba ndi buhere i Remera kwa Bishop Harerimana, ni Harerimana. Uswaki wiriwe. Hey, wiriwe neza Godfather. Papi wiriwe. Umvaye? Nawe. Iya Rusumo niyo inteye amatsiko. Iya Rusumo yo ni ibitangaza. Umwana ari kwivuza ubu, urukumva? Hey. Padiri yafashe umwana, umwaka nyura byumva afata kana gato ngwino. Urumva? Naho yari yakabaze ibintu yakoreye umwana nagahoma muno. Afata umwana mukorera ibishitani ariko bahita bamukacira. Urukumva iya Rusumo ni guteye ubwoba ya miliyoni 10 Oswaki. Iya miliyoni 10 ni na sinza agacengo karimo kuko no umuntu ngo wari urwaye indwara maze igihe idakira, noneho uyu mu bishop wa Zerafati Holy Church amubwira gutanga ituro ya miliyoni 10 ngo amusengere noneho akiri iyo ndwara. Ego birashoboka rero ko yamuhaye nuko nayo mashusho bamukangishije. Ntabwo warucitse gato ngo yamuhaye ngo yararwaye indwara idakira. Idakira, noneho uriya mu bishop amusaba miliyoni 10 ngo bamusengere nyine akire. Birashoboka ko atakize, noneho atangira kubishyuza, baramubwira batoke
nukomeza kuzana ivogonyo dufite amashusho yawe y'urukozasoni turayashyira ku karubanda usebe. Niyo mpamvu harimo ibyaha bibiri: kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no ehe gukangisha umuntu ibikangisho, nyine kumushyiraho ibikangisho by'uko ngo kwandagazwa ubusa bwe. Ikibazo rero turi bwibaze muri space, ubwo busa bw'umurwayi wakabyara mwe ntubuye ndubuhe rose ntuzi ko abapasiteri iyo bagiye gusengera abantu babambura ubusa benshi. bagaragaje ubusa bwawe se utarimo gukora imibonano cyangwa utarimo kwikinisha cyangwa iki, bigaragara ko urwaye ugira ngo waseba cyane. Hanyuma umurwayi rero yaje kubigenza ate? Ntabwo inkuru irangira kuko RIB ntabwo itangaza details zose. Mana yanjye. uyu mu bishop rero mbonye ifoto ye mpita mwibuka ko yiyamamazaga kuri TV1 afite urujwi ruremereye ari kuvuga igihe ibiterane bibera n'ibitangaza bibera. Buriya abantu bitwa ko ari ab'amatorero bari kwamamaza ku maradiyo n'amateleviziyo, ujye utangira kubatekerezamo batekamutwe. Baba we. So ni ukuvuga ngo uyu mudamu yagiye kurega uyu murwayi ashobora kuba yaragiye kurega. Noneho mbere ko tugaruka ku rusumo, uwo ku rusumo yafashe umwana aramusambanya. Ndaje ngireho mu kanya, ndaje ntagere mu kanya. Dr. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza Karinisha ngo. Ni amahoro. Ni amahoro. Yego, hari amakuru agera kuri Primo Media Rwanda avuga ko ku itariki ya 9 z'uku kwa 10 RIB yafunze Padiri Katabogama Focus uyobora Lycée de Rusumo mu karere ka Kirehe. Akaba akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri iryo shuri. Aya makuru ni ukuri? Aya makuru ni ukuri. Jesus, imyaka 15 ni ukuri kw'Imana. So Lycée de Rusumo ntegeza ko ari ikigo cy'ishuri, ntabwo ari diocese. Sorry, wumve yafunzwe tariki 9 ukwakira uyu mwaka. Ni Padiri Katabogama Focus akaba ari n'umuyobozi wa Lycée de Rusumo uherereye mu karere ka Kirehe. Akaba akurikiranyweho icyaha, akekwaho kuba yasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri iryo shuri, muri icyo kigo. Ubu rero akaba afungiye kuri sitasiyo ya Kacyiru, iperereza rikaba rikomeje, dosiye ye nayo ikaba iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr. uwo mupadiri akaba n'umuyobozi wa Lycée de Rusumo, iki cyaha yaba yaragikoze ate? Iki cyaha yagikoze uko icyaha cyo gusambanya umwana gikorwa, ariko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko yagikoreye ku ishuri muri ofisi ye, aho yahamagaye uwo mwana arangije aramusambanya. Ibihano biteganya iki ku cyaha nk'iki? Mana yanjye, uwo ni umwe. Noneho umva hano, uwo ni umwe turamugarukaho. We muretse gato, wait a second. Uswakira noneho biraza kuduha headline abantu noneho bagira icyo bavuga kawumve. Ko umushumba wa Zerafati Holy Church 10 yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba wa Zerafati Holy Church n'umugore we witwa Mukansengiyumva Jeanne. Dr. aya makuru mwaduhamiriza ko ariyo cyangwa? Nibyo tariki 9 ukwakira uyu mwaka RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, akaba ari umushumba wa Zerafati Holy Church. Akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne. Bakaba bafunze bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bafungiye kuri sitasiyo ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje, kandi hakorwa na dosiye yabo kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr. ibyo byaha bakekwaho baba barabikoze bate? Umwe mu bantu basengeraga muri Zerafati Holy Church yatanze ikirego arega Bishop Harerimana Jean Bosco ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera ngo azakire indwara yaramaranye igihe kirekire. Akaba yaramwijeje ko azamusengera iyo ndwara igakira.
naho ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha. ariko se uretse gato, ni gute umuntu agira kapasite akagira ubwenge bwo gushobora gukorera miliyoni 10 akabura ubwenge bwo gushobora okay, ntabwo ngende kubyumva hano. Biba byagenze gute kugira ngo umuntu agire ubwenge bwo gukuretinga amafaranga yakorere akore business muri ubwo buryo yinjize miliyoni 10 ariko akabura ubwenge bwo kumenya ko umuntu agiye kumuskaminga miliyoni 10? What's wrong with people? Aya mafaranga yamwibye ati? Ibi biratangaje. Wari uvuze ngo urashaka ngo duhere kuri kiriya kintu cyo hirya Osoki. Biba byagenze gute kugira ngo padiri asambanye umwana w'imyaka 15? Imyaka umva 15. uriya n'umenyekanye, naho ibitamenyekana nibyo byinshi. Sinzi uriya mupadiri karakana ntabwo ariko kambere yarahemukiye buriya. Ibi bishatse yakoresha amayeri yayo yose, ubuhanga bwayo n'ikoranabuhanga ryayo, igaperereza neza, ishobora kuzasanga hari abandi bana kuri lycée de Rusumo uriya mupadiri yagiye ahemukira. Abakuru bo bagejeje nk'imyaka 18 cyangwa bamaze kugera muri za 17, bamwe bajya gukuraho, buriya byanze bikunze yabagize abagore. Uwo wakana rero byagombaga kumukoraho, usibye ko nyine nk'uko navuga wasanga atari ko konyine. Birababaje, ibiro umwana w'imyaka 18 na 15 utarageza ubukure bifungirwa hejuru y'imyaka 20, banza ari 20, iyo nta birwara muteye, kuko muteye ibirwara ni burundu, ibirwara bidakira. My gosh. So ubwo rero birandenze, reka nze guharira abandi baza gutanga comments, kuko ibi bintu byitwa ngo ni abantu bihaye Imana, ngo ntibashaka abagore, usibye ko nabubatse nabo ibyaha babigwamo. Ariko iyo noneho wavuze uti njyewe ikirebana na mpande 3 sindebaho, ikirebana n'ijipo si ibyanjye, ukabirahirira mu kiliziya cyagiye wubitse inda imbere ya musenyeri, imbere y'imbaga yuzuye kiliziya, warangiza ukaba ari byo ukorera mu biro, haba harimo n'imivumo n'imyako. Ubwo bandi nabo baraza gutanga ibitekerezo. Ibi ngibi bose ko numva itorero, ko numva abakozi b'Imana batubanya akasamutwe, ko numva aba bantu ahubwo se Ntabwo ari bishya, nuko bisiga bimenyekana. Urumva, hari umupadiri wabaga hariya Indera, noneho hari umukobwa twari tuziranye wakoragayo, niba ari stage ye. None umupadiri akamubwira, tumva njye ntabwo nzi uko bimera, mbabarira rimwe gusa nzumva uko bimera, ngo ntabwo nzageza imbere, ngo basa ariko numva uko bimera. Reka ndekera abavande. Byarangiye amusambanyije nawe. Ese umukobwa se niba yarageze akagwamo ugira ngo ibyabaye nyuma yabikubwira? Ntabwo mbizi. So urukumva iby'urusumo byo birababaje, ariko ibi ngibi byantuza byaharira Imana, niba harira Imana, uyu wamamazaga kuri TV hano wari kutubwira ibi ngibi byo, ntekereza ko sometimes aho bigeze n'abaturage nabo nibakanguke. Icyo nacyo ntakivugaho, kuko wari urimo kukibaza uti ni gute umuntu wabashije gukorera miliyoni 10 abura ubwenge. Birashoboka ko nk'iyo ndwara idakira yanduye nyuma cyangwa yamufashe nyuma, hari n'igihe ari indwara zitandura, noneho kubyakira bikamurenga, akareba ubuzima bwiza yabayemo, agatekereza ukuntu agiye gusaza nabi, agatekereza ati icyo byasaba cyose kibaho kugira ngo nkire, nzagitanga nongere nsubire muri bwa buzima buri bwa mbere. So ni ukuvuga rero ngo akenshi twebwe turacyari Abanyafurika, ubwonko bwacu ntabwo unteriwe yari intere, ntabwo bwateye imbere ku rwego rwo hejuru cyane. Gusesengura bwawo ni hasi,
abenshi bagiye bagira ibibazo by'igwingira. Iyo ugize ikibazo cy'igwingira imyaka 2 kuzura ukigifite, ubwonko nabwo ntabwo butera imbere, kandi gukorera amafaranga ukayabona ntabwo bivuga ko uri umuhanga ufite ubwonko burenze igipimo. N'imigisha nayo ibamo irashoboka. Uzabisesengura abantu benshi banafite ibifaranga byinshi na batarize cyane. So noneho rero kwiheba, kubaho nabi kandi warahoze ubayeho mu ishema n'isheja, aho wambariye inkindi ukabona ugiye kuhambarira ubuconshero, bigasanga n'ubwonko bwawe budateguye, butarigeze buhura na challenges zikomeye zisaba gusesengura mu buzima. Kubaho rero wagwa mu bishuko bya bano bitwa abakozi b'Imana, urabiza amanyanga bakoresha, ubuhanga bakoresha mu koza ubwonko, bishobora kurangira na miliyoni 20 uzitanze provike wongera gusubira muri, utekereza ko wongera gusubira muri bwa buzima bwa mbere bwa bundi butari bufite ibibazo. Gushikika biroroha iyo uhuye n'abahanga nanone mu gushukana kaba kabaye. Birabawe. Biratangaje, ariko ibi ngibi noneho niko kasa mutwe. Aha, Simba, nizere ko Yeah, utazimba. Aha, Alexis. ndahari. Aha. Nge ibyo bintu Sokema avuze nanjye nabyumvishe, ndumva tujyana aho ngaho kuri icyo kintu kijyanye n'uwo muntu uba warahaye umupasiteri amafaranga, nawe ntabwo ari we, ntabwo wamurenganya. Hari igihe nk'umuntu aba amaze igihe arwaye akavuga ati se afite amafaranga, akavuga ati se ubundi nimpfa amafaranga nyasize azaba amariye iki? Akavuga ati rero reka ntange ibyo mfite byose, nshaka umuntu wamfasha gukira iyi ndwara wenda ndwaye runaka. Rero agasanga aguye kuri wa mutekamutwe, bikamubera ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo aba bantu bakwiye gufatirwa izindi ngamba zikomeye cyane. Zirenze izi leta yabafatiye iri kubahiga bufuni na buhoro ikajya igiye kubakanda ijisho. Bagomba kubongerera ibihano. Babongerera ibihano. Aha. Twagiye dusenge Imana aimable. Ntabwo iwanjye ntabwo birabijya bitinda, iyo utafite umwanya ngo wisangire mu kiganiro ubwo mpita nkumanura. Panther, ya ndabumva. fatiraho. Iki kintu cy'aba basikama bari kwitwaza ijambo ry'Imana, rero muri iyi minsi ntabwo bari gusikaminga abantu, nta nubwo ari gusikaminga abantu boroheje. Iki kintu cyo kuvuga ko ari abantu wenda bafite ikibazo cy'imitekerereze, ari abantu bafite amashuri ari hasi, ntabwo ariko kiri. Abenshi bari gusikaminga ni abantu bari intellectuel, abantu bize amashuri ahanitse, abantu nibo bantu bari kuba scammed muri iki kintu. Bishobora kuba, ntekereza ko bishobora kuba biri guterwa n'uko abantu basa naho Imana, sinzi niba ari ukumva iby'Imana igice cyangwa se ari ukuyimenya mu buryo. Aba bantu bazanye ikintu cyo kumvisha abantu ko bisaba ko hari umuntu uba wanyuzeho kugira ngo imigisha yawe kugereho. Bisaba ko hari umuntu uba wabanje kubwira ibyawe kugira bigushyirire Imana. Noneho icyo kintu gisa naho kimaze kujya mu mitwe y'abantu, Abanyafurika by'umwihariko iki kibazo turagifite. Ntabwo abantu turamara kumenya ko ubuntu bw'Imana cyangwa se ibikorwa by'Imana bitagurishwa. Bari gusikaminga n'abantu bize amashuri ahanitse, kuko umugani wawe ntabwo umuntu ubasha kwikura miliyoni 10, ntabwo ari umuntu, ntugire umuntu uri utyo ubereyeho. Yaba n'aba bantu bize amashuri, ko uzarebe abantu bari gusikaminga abapasiteri mu masengero yabo, akenshi abarimo aba bantu ubona bitwa ko ari nk'abasirimu, ba bantu ubona ko ari abantu benshi bari intellectuel, nibo bari gusikaminga. Nabo ntabwo bakeneye intama zitabyibushye, bari gushaka intama zibyibushye, kandi intama zibyibushye ni za zindi nyine, niba abakirisitu bakoreye amafaranga, niba abakirisitu bafite ahantu bageze, abo ngabo nibo bashaka. Rero ikibazo abantu bafite muri iyi minsi, ntabwo barabasha kumenya gutandukanya imikorere y'Imana
y'Imana n'imikorere y'abantu, kuko ntabwo Imana, umuntu ufite ubwenge akaba yazi ko Imana koko niba ihari ibyayo bitagurishwa, akaba abizi ko ibyayo bitangirwa ubuntu. Umuntu uje akubwira ngo nkeneye amafaranga ya naya ngo usengere, nkeneye gukora iki n'iki, ukora iki n'iki kugira ngo umpereza ibi hanyuma ukire, uwo muntu wakabaye byoroshye kumva cyane ko ari scam. Ni ibintu bidasaba kugira ngo ugire ngo undi mwuka wera, ni ibintu bidasaba kugira ngo ugire izindi mbaraga ziva hano, ni ibintu bisaba ubwonko byonyine, gutekereza byonyine, ukavuga ati se uyu muntu uri kumbwira ngo muhereze miliyoni hanyuma ansengere mbone visa, we ko ari kunsaba iyo miliyoni yakwisengeye nayo iyo visa ikamuza. Ni ibintu bidasaba kugira ngo uba ufite izindi mbaraga ngo ziturutse ahandi hantu kugira ngo umuntu aze umenye ko umuntu uje akakubwira ngo nkeneye ko umpereza miliyoni 2 cyangwa se 500,000 ngo usengere ubone Range Rover. Kuri kunsaba ibyo 500,000 ngo nsengere mbone Range Rover, wowe wasenze ukabona arenze ibyo 500,000. Niba uri kunsengera mbone Range Rover, urananirwa kwisengera ngo ibyo 500,000 uri kunyaka ubibone. Abantu rero bafite ikibazo cyuko ntabwo bari kumva, ntabwo bari kubasha kumva ko iby'Imana ntabwo ari ikiguzi, ntabwo bari kubasha kumva ko abantu bari kuza bari gucuruza ibi bintu bita ko ari ijambo ry'Imana ari abasikama. Nicyo kibazo gihari muri iyi minsi ya abaturage bamaze gukanguka. Aha, tugiye kwande Aphrodite. Abaturage bamaze gukanguka. Aphrodite uranyumva? Ntabwo njya nihanganira kubona umuntu uzamuka atari buvuge. Twagiye aha, tugeze kwa mpawe n'Imana, mpawe nayo w'ishati igiye kuba icyatsi kibisi. ndumva ndimo ndabumva. Okay, jya mbere. Bano kuvuga ngo nubwo uyu muvandimwe umaze kuvuga avuga ko abantu barimo barakorerwa scam ari abantu bigaragara ko bize, bango nubwo abantu bize ariko kwiga ijambo ry'Imana byo biri hasi. Bango umuntu aragenda akiga mu bitabo, akiga akabona za lisansi, akabona za doctora, aho kugira ngo afate umwanya abashe gusoma ijambo ry'Imana kikaba ikibazo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu kumugeraho ukamwumvisha iby'ijambo ry'Imana kuko nta mwanya yigeze abihereza mu buzima bwe, wenda yabiherutse abatizwa cyangwa se bitewe n'itorero arimo nuko yabyigishijwe, akaba ari uko nguko abifata. Uwo muntu rero biba byoroshye ko kumukonvenka, kumwumvisha ko ubwami bw'Imana cyangwa se gukizwa ari amafaranga cyangwa kugira ugire ibyo ugeraho ugomba kugira ibyo utanga, biroroshye cyane. Niyo mpamvu rero komeza namumanuye. niyo mpamvu rero ikintu gikwiriye nuko abantu twakagombye gufata Bibiliya tugasoma, abaduskaminga batubwira ibitandukanye n'ijambo ry'Imana tukabareka, tugakomezanya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko nkanjye ibyo maze kubona mu minsi mike maze ku isi, hari abantu rwose bitwaza Bibiliya, bamaze gufata Bibiliya nk'intwaro. Network ariko biranze. Aha, so guys, ngayo nguko uyu mugabo turi kuvugana arafunzwe, ariko uburyo umudamu wafunganywe nawe nibyo bitangaje. Umudamu we yisanze muri iyi kese ate? Impamvu uyu mudamu ari muri iyi kese nuza kwitegereza barakubwira ko bakangishije uyu mupapa, uyu murwayi, sinzi niba uyu murwayi ari umugabo cyangwa umugore, bamukangishije amashusho y'urukozasoni. Bivuze ngo bamaze kumufata amashusho y'urukozasoni, barangije bati wibeshe uvuge, burya tugusengera twaragufilime. Ibindi ntabwo ari kwishyira muri details ubwo kuma bizagaragara mu rubanza rwabo. Ko nabonye uyu mugabo ari umupapa ufite igitinyiro. Iyi foto y'uyu mugabo urayibona Oswaki? Wayibonye ifoto y'uyu mugabo ngo niba ari uyu nguyu ntuza uyu bishop? uyu wa Zarafat ko ari umugabo utinyitse? namubonaga kuri TV1 yari afiteho publicité. Ni umugabo uremereye w'igihagararo w'urujwi abantu Ateye ubwoba mu umurebye avuga ngo umugabo uri seriye, afite ameze nka ntuza, ameze nka Fande Nyamvumba.
Sorry gato. Njyewe uyu mugabo ndanamuzi, n'itorero ryinigeze kujya kurisengeramo umunsi umwe, nkajya mbona basengera abantu ngo baremaye ngo bakagenda, noneho umuntu ukajya kubona ukabona atuye miliyoni, ukibaza se umuntu koko yaje ariko ameze bikagucanga. Rero hano ikibazo gikomeje kuba, bikomeje kugorana gusobanukirwa aho Imana iri n'aho itari mu bakozi bayo. Icyo nicyo gikomeje gucanga abantu. Imana iri muri wowe. Imana iri muri wowe. Maître Abe, ijya mbere twumve, wabibonye? Sinzi mwese ko dufite hano muri space dufite ibintu bibiri. Hari padiri wasambanije wa lycée de Rusumo, yasambanije umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Tukagira bishop wari ituro ry'umukirisitu miliyoni 10. Aba bose nabahagarariye Imana ku isi. Rero uriya mu by'ukuri Abahagarariye Imana ku isi bakomeje kutubera kasamutwe. Urumva? Nidushaka ukuntu habaho kwigumura abangaba tubahigisha uruhindu. Muri yanjye gusanga hari impamvu yatumye igihe cya kera abakozi b'Imana barabahigishaga uruhindu, ibihugu bikigumura muri Bibiliya nk'uko byanditse. Abatipe harimo abanyamanyanga. Komeza Abe. yes wariya amafaranga buriya nuko abantu batabizi, burya muri criteria kugira ngo ube umwepiskopi ugomba kuba udakunda, bakoresha ijambo impiya. Sinzi wenda Bosco kimwe n'abandi bazi ikinyarwanda neza batubwira, mbese badakunda amafaranga. So n'icyatumye habaho protestantisme, guhakana inyigisho z'i Roma, harimo ko bari batangiye kugurisha ibyo bita indulgence. Nubona umupasiteri ukubwira ngo zana aya mafaranga tuguhe serivisi, donc service divin, gusengera bya byose bijyanye n'iby'Imana, rwose rani mwirukanye uwo muntu murekere, ntacinda kukumarira, kuko ijambo ry'Imana ubupasiteri biki byose bijyanana na imilite, guca bugufi. Umuntu uzabona afite egoisme, afite ambition z'amavewiti z'ibiki n'ibiki byinshi n'ibikabyo byinshi, uwo muntu nta saint esprit aba afite. Rero ngarutse kuri padiri we mu by'ukuri biteye ubwoba, kuba ari aho yarahiye konsakara ubuzima bwe kubuha Imana. Niba yaferinga kameme ku muntu mukuru, agafata igihe cye kujya ku mwana. Rero urumva ko ni icyaha cyihariye, bishobora no kurenga imyaka 25, kuko yakoresheje kuba umuntu uguha penetensiya, wubaha, wita pere, kwa padiri wita pere. Urumva ko harimo ni ka special exceptionnel, njye niko nabivuga. N'abazamushinja ntekereza ko bazamufata nk'umukriminel ukundi urwego rwo hejuru. Ndumva aribyo ngibyo navuga. Yani pedofile nyine, kandi abundi akenshi hari n'igihe afata abahungu, ari umupadiri agafata umuhungu. Biba pedofile iyo yagiye ku gahungu cyane cyane. Niba rero uriya ari umukobwa, dushobora kutabyita pedofili, kuko agakobwa kamaze wenda gupfundura amabere, urumva, ariko ari nk'ako munsi y'imyaka 10, icyo gihe pedofili izamo. Ariko iyo ari agahungu, ni nuance ndi gushyiramo, niyo kaba kafite 17 n'iki, pedofili urayivuga. Kandi ni skando yoretse Kiliziya Gatolika guhera kuba bishop, bari abasaza bo hejuru bose bo ku isi, ntabwo hatagira uwumva abo mu Rwanda ndi kuvuga, usibye ko nabo n'abantu. Urumva ku buryo Kiliziya ihora mu manza, ariko nayo ikagira ububasha ikabakingira ikibaba. Uyu rero we byarangiye niba yarabikoze nta kundi. Gusa turi kubivuga nk'aho icyaha cyamaze kumuhama,
kandi hari n'igihe babapangira yes nabyo gusa birahari. byanze bikunze ibimenyetso birahari Yeah. hari case yigeze iba ngira ngo ni muri Argentine, aho umudirekiteri wa petit seminaire abana wajyaga kugera mu wa gatatu barakurangije mu wa gatatu wa seminaire. So urumva ni harimo amakesi menshi kiliziya ifite ateye ubwoba. Hari abantu bakunda bavuga yuko nyine ari Godfather ninde uri kuvuga se? uzi ko nanjye ndi kuvuga abe ubwo bahise bamuhamagariramo icyo mbakundira abantu bangaha baramuhamagara agahita yigendera. Ni ukuvuga ngo we abantu kuri space sinzi ukuntu bajya bayifata, abantu 500 ugahita kwenti yawe ugahita izimira ukitaba telefone y'umuntu umwe. So twagiye ruzira mpuwe, uranyumva? Numiwe Oswaki ariko nta kundi. Ndakumva neza Nje Godfather. nagahinda. Fatiraho. Urakoze cyane Godfather, mu by'ukuri amazina yanjye yandi banyita bakunze kunyita Magashi, mfite YouTube channel. Ikintu ushaka kuvuga batanga point yawe byo Godfather, umva nkubwire rero by'abakozi b'Imana. Kare kose se. Ni ukuvuga ngo icyambere abakozi b'Imana bamenye yuko basubire mu buhanuzi bwa Daniel, bibike yuko hari inkuru yavugaga yuko mu bihe bya nyuma nyine hazabaho icyo bita intumwa z'impaye amaguru. Intumwa z'impaye amaguru rero iyo zimaze kugeraho ni izi mbuga nkoranyambaga zihita zigufata zikagushyira hanze, wowe ubwawe ukaba urirangije mu by'ukuri kandi ukaba ubuze ubwenge, kandi Imana idakunda abantu babura ubwenge. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu abantu aba bakozi b'Imana ikibazo kimwe bafite ni uko bakorana n'ibintu n'abantu batari ku rwego rwabo. Urugero niba uri aho ngaho utazi ibintu ngo bijyanye n'ibyo mwuka wera ngo ni ibiki, ngo ibintu by'Imana ni ibiki, ntabwo urakizwa neza, wowe uraje gusa barakubwiye ngo tanga aya mafaranga ngo uraza gukira, wowe ugahita ubyumva. Kubera iki? Ntabwo uragira iyo capacity thinking, hari ahantu utaragera, hari imyumvire utaragera, ntabwo ushobora gukira. Kuba umukozi w'Imana yaza akagutekaho imitwe ngo ndagusengera ngo ukire, ibaze nawe ugatanga amafaranga. Ariko umukozi w'Imana wonde wabikoze nawe aba afite ikibazo gikomeye, kuko ashutse umuntu adakwiriye gushuka. Ni ukuvuga ngo rero aba bakozi b'Imana bamenye yuko ibintu byose bigiye kujya bijya ku karubanda, rero bagomba kurya akagabuye bagacisha make bakamenya. Uramwumva Soki? Network yobanze mutengushye. Ya buri burengera. Network ye yanze kabisa. Ariko afite imbaraga mu kuvuga. Yewe. Ntabwo murimo nawe wamugira aho turafumbi aho yagarutse. Ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana bamenye yuko ibihe byatambutse, uyu munsi bamwe twanze gukomeza uwo muhamagaro kubera yuko ibihe byari biriho icyo gihe bitandukanye n'ibihe turiho ubu. Icyo kintu nibamara kukimenya bazamenya uburyo bagomba kumanaginga abo bita ko bayoboye. Bamenye ubwenge, barakanuye, umuntu araza akijijisha ngo yarakijijwe n'iki, ariko ntazi iby'Imana uko bikora. Icyo gihe n'umwese ukoroka, rero byanga bikunda bizagukoraho. Urakoze cyane. Yahoze ari umupasiteri. Uyu mugabo arakarishe. Hanyuma abantu Osoki, abantu bize muri Nusome batize muri Vuzete nkatwe barakaye ngo azironga azi ari umwana muto ni pedofile. Sinzi niba wabisomye. Osoki, oya abantu burakari burabishe, ndi kubona bari kwandika abantu bize neza bakiga bataha mu modoka. Oya ibintu byose nkanjye so bati no ibintu byose
ibintu byose ntabwo ari iyo ndwara. Jewe nize ka psychology Mm. kabaye pedofili ni igihe wowe uba attracted n'utwana ku buryo abakuru nta kintu baba none se uyu bakubwiye. mutindi uyu Ni- mutindi abe fashije konse kugira ngo abantu babashe reka nkomeze kuzamuka. nsobanuriraho gake, Yego. reka nkomeze nsobanuriraho gatoya. Ni intuza, ni ikibazo mu by'ukuri cyo mu mutwe, ni kene wabo na bino byateye by'umugabo ku mugabo, nubwo mbona basigaye barabitagatifuje Birakagenda uko. babyita, Ndavuga birakatsindwa urumva. n'Imana ibi by'umugabo ku mugabo. Uranyumva Usaki? Twagiye. Usaki ntabwo ndi kumwumva, ashobora kuba acitse. pedofili reka tubivuge babyumve neza. Pedofili ni anomali abagabo akenshi bagira. Sinzi iyo baye umugore yashatse umwana muto nawe twahita pedofili, ariko akenshi iyi kesi ya pedofili yagaragaye n'ubundi muri kiliziya, aho abihaye Imana bajyaga bafata utwana dutoya cyangwa se abagrampa, ugasanga afashe akana gatoya. Akenshi umuntu wapfunduye amabere, sinzi nimba wamufata waba ufashe umumineri, ariko sinzi nimba iyo kesi yabaterete nka pedofili. Abari kubyandika badusobanurire neza niba bafite amadefinisiyo arushije kuri iyo dutanze. Okay, baraza kudufasha. Iki si cyacyo, ariko se nkawe muheto nyakukubwa n'umuruho we uzamutse hano ngo bigende gute? Toka manuka. Ni wese Simbizi, ndabona igisura cye n'igifoto cye n'amazina ye. Okay, dukomeze. Twihuta. Hari mpawe nayo ntore wavuze wowe. Ntabwo bo nari navuze ariko ntabwo network ntabwo zankundiye. Yego. Ahubwo ikintu nendaga kongeraho ari nacyo nari ndi kubabaza, buriya ni ukuvuga ngo aba bantu bitwa ko ari abihaye Imana, cyane cyane nk'abapadiri, mujye mureba nk'abayobora ibigo by'amashuri. Njye hari aho nzi padiri yari umufurerana, yashinjwaga ko buri gihe ku mugoroba yajyanaga abana akabajyana mu modoka b'abakobwa agasohokana nabo. Mbese mwebwe iyo mukoze sondage yanyu cyangwa ubushakashatsi bwanyu mukora, abana mwumva bavuga ko baba barabyawe n'abapadiri si benshi? Bigenda uko. Njye rero iyo numvishe ibi ngibi byo kuvuga ngo babyaye abana cyangwa bafashe abana, njye nta kintungura. Amambere ko namwe muri kubona ko bari kurekera mu burenganzira bwabo ko bakeneye gutunga abagore. Ibyo ngibyo byo ni ibintu bigomba kubaho kugera ku mperuka y'isi cyangwa igihe isi izaba yarangiriye. Ikindi nenda kuvugaho ni uwo nguwo numva wariye umuntu amafaranga. Kurya umuntu amafaranga, mwibuke Yesu ubwo yari mu isi yaravuze ngo ntabwo ushobora guhinga igiti, wenda tuvuge nimba igiti ari ikivoka, ngo ugisarureho indimu cyangwa amaronji. Igiti cyo wagiteyeho nicyo ugomba kugisaruraho. None se ubu ni igiki kiri kuba ku ino si kitabayeho? Nguyu bigenze bite? Irongera gucitse network. Ariko no kugucika kwa network yawe sinzi ibyo ushaka, ntabwo nayisobanukiye. Like what do you mean? Yari ari kuvugira mu Iyo migani, migani se yose uramwumvishe? biragoye kumwumva. Igiti ngo none ngo warucitse, garuka manze numve point yawe. Ndimo ndavuga Yesu yagiye avugira mu migani akavuga ngo ntabwo watera igiti ngo ugisoromeho imbuto utagiteyeho. Yego. Ukuvuga ngo rero aba bapasiteri bose uko tubabona bitwa abapasiteri ntabwo ariko ari abakozi b'Imana. Kuko n'ejo bundi ndibuka ka uriya Antoine, uyu wari uhagarariye Anglikani, ubwo yari ari muri kujya muri retirement, hari ijambo yavuze rikomeye cyane. Yaravuze ngo abapasiteri twebwe twavuye ku nzira y'ukuri, ku isoko y'ukuri twayivuyeho. Twataye umurongo aho twagakuye ibigomba kudufasha abo tuyobora, ntago tukihajya. Twakunze amafaranga, kandi koko iyo urebye ubona aricyo igitekerezo cyimirijwe imbere. Utinyaho kuzabona umuntu wasambanye azatanga amafaranga agahindurwa umwera mu itorero, nyamara wa wundi witwa ko atanga bikenya abona kuko atanga bike agahindurwa umunyabyaha
bitewe n'uko nta mafaranga afite agomba kumurengera. Ikiraje ishinga rero abo bapasiteri n'abandi bose ni amafaranga kurenza agakiza k'abantu. Ngewe nk'inama natanga ku bantu baba bari kuri iyi sipesi bose, umuntu mugabo uriya netiwaka ze ni nkeya pe. ari ahantu habi. Okay, ndo mu meeting mike zanyu. So ndatekereza abantu oya my friend, twari tuje gutanga iyi update, ntabwo abantu mwese muri gusaba mike naza kubabonera umwanya. Aha, Claude urahari? Claude, ariko ndahari rwose. mutabazi ko naguhaye link, niba wahageze waje. Claude, wiriwe, fata ijambo. Mwiriwe neza. Wiriwe. Nifuzaga kuvuga ko abakozi b'Imana tuvuga, ariko cyane nanone nkagaruka ku bakristo cyangwa se ku baturage muri rusange. Ubundi ni gute umuntu agushukisha ibintu utabona, none nawe ukabyemera, wamara kubona ibyo yakwijeje bitabaye kandi ari ibintu none byo mu cyuka gusa yakubwiraga n'ubusanzwe, ukitabaza ribu utarabanje kuyiha amakuru y'ibyo ngibyo ugiye kujyamo, byibuza ngo bakugire n'inama. N'abakristo ubwabo ntabwo ngo nemeranya nawe, ntabwo riba ari abajyanama b'ubuzima cyangwa ari abajyanama. oya ntabwo nemeranya nawe kabisa. Umbabarire, ntabwo ari gusuzugura, uretse sinangombwa ngo twemeranywe, yego, ariko kandi nanone none se icyaha cy'ubwambuzi bushukana cyangwa kwihesha icyundi hakoresheje uburiganya, iryo zina, iyo nyito yaje kitabaho kuba ukurikije ukuri kuvuga, rero cyagombye kuba kitabaho na rimwe. oya, si cyo bivuze, ahubwo njye ndi kuvuga muri rusange kugira abantu inama mbere y'uko bigeraho ujya kwifashisha ribu. Shakim, hari ibintu none se bifashishe nde ko icyaha cyari cyamaze nyine cyamaze mbere y'uko kibase. Njye ndi gushaka kugira ngo abantu bakanguke ubwonko mbere y'uko kibazo ko ari icyaha cyo kwihesha umuntu, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. nyine ubwo buriganya uburiganya ni ikibazo, usobanura icyo uburiganya ari cyo. uburiganya ndashaka kuvuga ko ubwo bujiji umuntu agera ubwo ajya gushaka. yaba rero iyo ubujiji butabaho, hatabaho abantu bashobora kuba kuriganywa, ni ukuvuga ngo n'icyo cyaha ntabwo kiba cyarateganyijwe mu mategeko. Gutega mu mategeko ntabwo biha uburenganzira umuntu kuba yaba kuba guhora ajijishwa nk'ubwo buryo. Ahubwo rero ducane ko wowe ko nta muntu urakuriganya, yandiganya mu bundi buryo. Godfather, yego, icyo mvuga, tujya aho ngaho, aba bakristo tubareke tubeze, abantu bakomeze baze babashuke, ejo inkiko zuzura imanza kandi bakagombye kubyirinda hakiri kare. no uburyo uri kubivuga, context uri kubivugamo, ndabona yazamutse uko byari byanze. It's okay. Uko ndi kuvuga sasa, ego, navuga ko n'abakristo ubwabo bafite imitekerereze iri hasi yo ku rwego abantu babashuka bakabafata nk'aho ari udukinisho. Dukwiye gutekereza no uburyo ushyizemo context yawe, mugabo we uravuze ngo ni gute ngo umuntu ngo bamuriganya ngo atabanje kugisha ribi inama ngo yarangiza ngo akajya kuyiregera aho ngaho, reka gukanga abaturage. Utugende gatoya, uretse oya, ariko bakwiye no guca akenge aho ngaho. Iryo jambo ryawe riraza kuyobya abantu, cyangwa waba uri gukumira abantu gutanga ibirego by'ibibazo bafite. oya, gutekereza uretse second. Akamaro ka ribu cyangwa ribu uko twayisobanuriwe, urimo kunyumva, ni abagenzacyaha bagenza icyaha. Icyabaye wowe no kugira ngo yego bafite inshingano yo gukumira icyaha kitaraba, niyo bamenya amakuru y'ukumira icyaha kiba, ariko no mu nshingano zabo hari ukugenza ibyaha byamaze gukorwa. Turi kumwe? So tugaruke ku buriganya rero, turariganwa, baraturiganya, kuriganya bibaho. Urimo kunyumva? Umuntu akwizeza ibitangaza, cyese niba mushaka kugira ngo tube mu isi idafite kwizera. Kwizera mvuga ni ukuhe? Trust. Ntabwo twabaho, ntabwo abantu babanaho badafite kwizerana, nta wakorana n'undi. So aho ngaho wore second, aho kwigisha komino cyangwa aho kwisha societe cyangwa uzango upreachinge ko abantu babinyangamugayo, tukabaho twizerana, tugasoza amasezerano, wowe kugirwa ngo tubeho nk'inyamaswa nta wizera undi, ntabwo bibaho. Abantu
nibyo bashatse kuvuga kuko tubayeho kuko nizera uswakimu akankoshona cyangwa nkamukoshona ariko yamaze kuma cya cyizere sinzi uri kubyumva no muri ibi ngicyo ngibi nendaga uretse gato uburiganya buri mu itorero gusa se uburiganya buri mu bintu byinshi umuntu akwizeza ibitangaza ibyo yakwemereye ntibikunde buri munsi bitubaho buri munsi umuntu akakwizeza ibitangaza kandi akaguha fact zigaragaza ko ibyo ari kukubwira aza kubikora biza no gukunda ariko hari ibintu akaguhinduka cyangwa iminsi ikaguhinduka so rero iryo jambo wari ukoresheje niyo mpamvu ubonye turitinzeho ntabwo umuntu kuba yariganyijwe kuko umuntu yamubeshye ko ari umusengere kuriya gerageza kumva ko uyu muturage cyangwa uyu muntu bariganije ntabwo ari ikosa dugira ikibazo muri kominote yacu aho victime dufata victime akaba ariwe dukondana kurusha nyirabayazana cyangwa wamugize victime warabibumonde sindi bunoge ngaho concluding afata iminota y'imikuru ntabwo uri bunoge kuba ikosa ni ikosa aho navugaga ko no kubwira no kuba wakwitabaza ribu na mbere y'uko ukora ikintu nk'icyo ugomba kuyibaza ibi bintu ngiye gukora nta cyaha kibirimo cyangwa mu binkurikiranire nibitagenda uko nabitekereje uko bari kubinyizeza ndatanze ikirego hakiri kare bakubwira ati uwo muntu wadakumuriganya habanje kubaho umunyenga wa gitari wo gusirimba n'iki reka mubaze ikintu kimwe uretse gato ako kantu uri keza cyane uretse gato babaza yego Claude ntabwo nkwemerera kandi ndagira ngo tujye dusaranganye ijambo ukubita ubangura ndashaka kukubaza ubu ngubu umuntu najya kugura inzu umuntu najya kugura n'undi modoka sibyo umuntu najya gutwara umwana ku kigo cy'ishuri aho basambanyije hamwe imyaka 15 abanza ajye kuri ribu kuyibaza ribu izabona abo bantu abo bajyanama bo kugira inama buri muntu wese ugiye gukora ikintu muri societe yatinyutse akabikora ntabwo ribu yamuburira umwanya soke ndume uyu nguyu noneho ndenzeho uri igitangaza ariko urandangije nta kintu narenzaho niba hanyuma ndimo nsoza nicyo navugaga ntabwo dukwiye gufata abo bakozi b'Imana ngo twumve ko tugiye kubarimiraho itaka n'ibyo navugaga ahubwo tubanze ntabwo ari ukubarimiraho itaka ngo bafunge burundu uje kubavugira ibyo ndi kuvuga no ibirara muri bo ibirara abantu bamenye ko muri bo harimo ibirara byazanywe n'inda no konka abantu amaraso bityo rero ni muca akenge cyangwa duca akenge muri rusange ibintu byo kudushukisha utuntu kuduhenda abana bitaboneka bidafatika bitaboneka tubicikeho murakoze cyane ndumiwe koko haba ababyeyi hanyuma dufate mugabo Aneti haba ababyeyi wiriwe mwiriwe neza Godfather ndabasuhuje namwe mwese Sokim Abi Aneti n'abandi mugoroba mwiza nagira ngo ntago nateganya kuvuga ariko nagira ngo nsabe Claude rwose ashatse yazasaba nka stage umunsi umwe kwa muganga kugira ngo byibuze nka nyuma y'amezi nk'atatu avi yaba afite kuri ibyo bintu yayihindura icya mbere kora experience afite kwa muganga iyo umuntu arwaye indwara amaze kuba desperate nta kintu na kimwe atakora icyo wamushukisha cyose umubwira yuko ushobora kumuvura akijyamo abantu benshi espoir yabo biri kwa muganga ariko iyo muganga amaze kukubwira ko ibintu bitagishobotse izindi nzira zose zitangira kuba open ukaba wazitanga icyo waba ufite cyose amashuri waba ufite ayo ariyo yose ntabwo aba akiguproteje kubera yuko iyo umubiri urimo kukurya niyo none se ubundi reka nuko abo tuvuga ngo ni abakozi b'Imana nta garanti baba bafite yuko cyangwa proof iri scientifique yuko umuntu ari gukire ariko dufata urugero ubundi iyo umuntu agiye kwa muganga bwo bafitiye garanti ko umuntu aba ari gukire uretse gatoya Claude si uko nshyigikiye yuko abantu basikaminga abandi babyitira amasengesho of course hari uburyo amasengesho ashobora gukizamo umuntu icyo sinjya ngihakana habe namba kubera yuko hari testimony nyinshi hari ibyo nagiye mbona byinshi mu buzima ariko nanone iyo abantu bagiye kugutwara kuriya tujye tureba process uwo musikama witwaje amasengesho yaba yabicishijemo nge inshuro nyinshi si ukumuciraho urwambehe uriya mupasiteri ariko
nagiye nitegereza kenshi nk'uko Swadi yabivuze, nagiye nitegereza kenshi process uburyo babicishamo aba bapasita bavuga ko basenga bakoresha amasengesho hanyuma bakabicisha ku ma TV, ku ma YouTube n'ibindi bitandukanye. Urabyuka ajya kubona ukabona azanye umuntu akakubwira ko uwo muntu aje afite indwara, yarwaye pararize maze atakibasha kugenda, akamuramburaho ibiganza, akamusukaho amazi, akamukubita ibishyi mu gatuza no mu bitugu, akitura hasi. Nyuma y'iminota ingahe wa muntu agahaguruka akagenda. Wajya guturesinga back muri history yiwe, bagiye kukubwira uburyo yafashwe, bakakubwira yuko iyo pararize cyangwa se ubwo burwayi abumaranye ibyumweru 2, maximum amezi 2. Okay, birashoboka, ariko niba hari ikintu kiri navuga ngo harya babyita ngo iki, gipimiye gakeya cyangwa se kibariye gakeya, ni ukuba indwara yageze ubwo ikuzengereza gutyo imaze ibyumweru 2, kugira ngo umuntu azajye kuba pararize umubiri wose, uretse yagize accident. Ariko ku kintu kizanye kugira ngo umuntu azajye kuba pararize umubiri wose mu byumweru 2, ntago bikunze kubaho pe. Igishoboka ni kimwe, abenshi bagira gutya bagastaginga scene, aho bavuga ngo runaka amaze ibyumweru 2 yarabaye pararize, turamusengeye arakize. Kubera iki? Kubera yuko nujya kureba muri background biroroshye ko umuntu uramutse uvuze ngo amaze amezi 6, abantu bati runaka se ko muzi yarwaye ryari ku buryo bimara amezi 6, ariko ibyumweru 2 ushobora kuvuga kese namuherukaga maybe, kuko ibyumweru 2 ni igihe umuntu ajya muri vacances akagaruka agasanga ibintu byarahindutse. Umuntu ashobora kwifungira akavuga ati idiri irimo ibihumbi 200, ushobora kwifungira n'ibyumweru 2 nkagaruka. Ariko uramutse usanze amezi 6 umuntu yararwaye gutyo, ubwo urumva ko byahita bitangira abantu bahita batangira kugira amakenga yo kumva ko runaka amaze amezi 6 ari down. Hari abantu bamuzi babibona kuri televiziyo bakagira amakenga, ariko ibyumweru 2 ntabwo umuntu yiranda konte yuko ibyo bintu bistaginze ari ikinyoma. Icya kabiri, iyo umuntu abibonye gutyo arwaye wamaze igihe kinini, ahita atangira kuvuga ati nanjye hari ibyiringiro, nari nararwaye narabuze noza. Kubera ko umubiri umubiri uraryana iyo bamaze kubwira yuko nta bindi byiringiro umubiri urimo kukurya. Hari abava kwa muganga bababwiye yuko bari kuri stage ya nyuma nta kintu bikimaze, bakajya mu bapfumu. Hari abagira gute, hari abajya mu bapfumu, hari abajya mu kinyarwanda. Izo ni case nyinshi udashobora kuvuga ngo ni umuntu ni ibintu byatewe n'ubujiji cyangwa ni ibintu byatewe n'uburangare. No, kubera yuko iyo umuntu tujya tubirebera mu kuri, niyo umuntu hano mu Rwanda bamubwiye ngo ko kesi ye batayishoboye, ariko akumva akanunu k'umuganga wo muri Venezuela gugorinze kuri Google bako yavuye iyo ndwara, maybe ari umuti uri experimental cyangwa ari ubuvuzi buri experimental, afata amamiliyoni n'amamiliyoni akemera akajyayo ku buvuzi buri experimental. Bamubwiye ko hari case experience ku bantu 18, umwe akaba ari wukirana, akajya kugerageza amahirwe ngo arebe ko nawe yaba wa kabiri. Ibyo bintu iyo umubiri watangiye kukurya bwo ni ikintu umuntu atadiskitaho, icyo washobora cyose uragikora. Ikindi, ubuvuzi bw'amasengesho bwo nkuko natangiye mbivuga, hari aho bukora, hari ibyagiye bivuga ngo iyi temoignage, hari ibyo niboneye, hari ibyo numvishe n'ibindi bitandukanye, ariko ntabwo ari iteka ryose bikora. Ikindi cya gatatu, iyo bitangiye kuzamo iby'amafaranga, ubwo twagiye gutangira kugenza make biba bitangiye guhinduka. Ariko ku muntu warwaye akishyura ayo mafaranga, nta kintu namuveba pe, ahubwo abandi bamuri iruhande nibo bakagombye kuba bakumira bakareba neza n'ibyo bintu biri clean, ko nyir'ukwara we ntabwo ubwonko bukiri clear mu bitekerezo. Urakoze cyane.
Yeah, thank you so much. Claude, ikintu ugomba kumenya tugende gake nuza kureba ugende tujye tugira ikibazo nta nubwo muzi by the way ko kugeza aya masaha rib ifite YouTube channel by the way mujye mugenda murebe kuko ibintu bisubiramo buri munsi kuko yego yuza ko barayikurikiye abantu batanabizi ubu ngubu rib yafunguye YouTube channel yayo. When you go on YouTube channel ukandikamo rib Rwanda urahasangamo nani YouTube channel yabo baprodingaho ibiganiro bikebura cyangwa ubutumwa bukebura cyangwa bubabwira uburyo mugomba kwitwara cyangwa ibigize ibyaha kenshi. Mumaze kubona yeah ibiganiro nka bitatu cyangwa bine by'umuvugizi wa RIB. Nongeye kureba tariki 11 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka RIB nabwo yakoze ikiganiro sinzi televiziyo y'ikorera niba byibuka aho bakeburaga aba diaspora bakorerwa uburiganywa bakamburwa amafaranga n'abantu bari mu gihugu bababeshya especially aba pasiteri n'abandi bafite ibintu by'ubupfumu utamenya ibyo ari byo bakababeshya. Kankumanure when you don't have a discipline in my space ndakumanura. So usubiye inyuma tugaruke gato ako kantu niko nshaka kugira ngo kave mu bantu nani Claude yeah ugerageza ubyumve niba tugutinzeho ntabwo turasubira kuri biriya bya rusumo tubanze kuri uyu nguyu twumvikane ikintu kimwe. Iyo umuntu bagiye kumuriganya siko bimeze ntabwo abwira umuntu ngo ngiye kukuriganya cyangwa ibyo ngiye kugukorera ntabwo bizagenda neza no umuntu amwizeza ibitangaza yewe akamuhereza ibintu byose bifatika. Ibi ngibi turi kuvuga nujya kureba hano sinzi uko bizanagenda byo hari cases zirenga 6 z'Abanyarwanda. Hari utuye Montreal uyu nguyu utuye Montreal amaze guskaminga abantu amafaranga atari munsi ya miliyoni 600 z'Abanyarwanda. Atuye hano Montreal yaramanutse Kigali aragenda muri New Vision akodesha inzu y'ikitabashwa ashyiramo amakompiyuta arangije kumanikamo amakompiyuta akorekitinga amafaranga y'akayabo. harimo abana b'abakiri afata amafaranga harimo hafi ibihumbi 100 by'amadolari birenga by'umukobwa wa uyu mugabo nyiri IRK kwigamba urukumva. So abo nuvuga ngo umuntu araza akakwereka ibitangaza turika ibingibi by'idini bakabikora. Dufite abadamu hano muri Amerika bari kurira bambuwe b'Abanyarwanda myuti ngo gatoya bambuwe amafaranga umwe ndategeza umwe ni 60 y'amadolari undi ni 40. Njya bibabwira hano buri munsi ndavuga ariyo mpamvu bona bampigisha ubuhindu ngiye ngomba kumeshuninga n'amazina yabo. Hari uwo bita Didier. Uyu Didier yamaze abantu yafashe abana biganye bita ba Trésor bakora muri banki Kigali akorekitinga miliyoni 50. Umwana w'umusore uri kimara gukora mariage i Kigali afata inzu ye ayitanga muri banka inzu ye bagiye kwituza cyamunara ngo agiye gufata amafaranga yungukire. Metre abo umugabo uramuzi wowe amaze gukorekitinga amafaranga agera muri miliyoni agera mu 400 by'amadolari y'abantu yagiye akorekitinga. Ababyeyi bararira. So ahubwo tuvuge nk'uyu nguyu ikibazo nakigejeje muri ambassade barakizi narabibabwiye nafashe communauté y'abo bantu ba president b'amakominote barabizi. Uwo bita Shema n'umuyobozi wa diaspora arabizi narabimubwiye. Uwo Shema niwe muntu waparenye uyu musore kumuvana mu Rwanda niwe amushakiye ibyangombwa byo kugira ngo aze mu Rwanda asanga y'umugore we. Arascaminga abantu afata amafaranga ibyo akora byose agafata amafaranga akayoreza mushiki we ni umunyamategeko igisenyi afite muri umuntu ukora muri banke arakorekitinga amafaranga mu Rwanda akayazana muri Amerika ngo bagiye kuyakoresha nuko aba yafashe umwanya wo kubarimanganya miliyoni zigera muri 500. So rero ntabwo umuntu nk'uwo nguwo tufata uyu nguyu wa Montreal. Uyu wa Montreal yageze i Kigali arayakorekitinga aca mu nzego mu maboko y'inzego aratoroka. Yafashe harimo amazu y'abantu batuye Karigari yakusanyije amafaranga yabo abana bagateza cyamunara amazu banke zigisubiza amazu. So rero ahubwo tugaruke tuvuge tuti ikintu cyagarara gite. There is a lot of stuff ni byinshi cyane muzabibona hano. Dufite impungenge there are some people baza kuri platform bigira beza kandi barimo kurutinga amafaranga abantu ni byinshi. Tugaruke kuri ikibazo rero akantu gato nk'ijambo rimwe gato isegonda rimwe ego nuvuga ngo amafaranga ni pouvoir d'achat ni ubushobozi bufite uhabwa wakoze cyangwa utanga hari ikintu uri kugura gifatika. Umuntu nakwizeza ngo uzabona amafaranga utabizi icyuya ujye ushyiraho akabazo. Umuntu nakwizeza ikintu kidafatika ngo ndakiguha umpa amafaranga yawe nabwo uzagire ikibazo. Donc hari ubumenyi bw'ibanze abantu bakwiye kumenya kugira ngo niwumva amafaranga ugire
double thinking, ugire gutekereza no kuduta fo dute ditu. Umuntu arakubwiye ngo hari ukuntu nafata amafaranga yawe tukayashora mu kigo runaka, hari n'ukuntu baba bazi kubivuga Tesla bla bla bla, ati numpereza $1,000 uzajya ubona 200 buri kwezi kandi uzahembwa ku gihe cy'umwaka yose. Hari ukuntu nyine bagutrika amafaranga bakayatanga. Hari abatanze za 50 menshi cyane. So noneho aha tukiri noneho ku by'amasengesho, nabyo ubwabyo gutanga amafaranga uri kugura umugisha atagiye kwishyura ahantu, atagiye gufata umuti unyure muri factory bawukore bawushyireho ibiki byose bayisorere, arakugurisha umugisha, izo mbaraga afite ziri divine. Ibyo byose rero hari ukuntu nyine abantu baba badafite ubumenyi bw'ibanze, ko nubwo waba ufite ubumenyi hari ahantu utega umuntu gutwi cyane bikarangira rwose wabaye fold, watwawe utanagifite na rutangira. Ariko ufite bwa bumenyi bw'ibanze bwo kumenya ngo ndakira amafaranga nakoze navunitse, cyangwa ndatanga amafaranga ndi kugura ikintu gifatika. Utwo tuntu tubiri abantu badufata. Murakoze. urakoze cyane. Tugarutse hano rero kuri iyi kese, nuza kumva hano noneho, niba nimwumvishe, reka nzishyireho video hano hejuru muyirebe, nuza kwitegereza bwana Sokimu, ahangaha hajemo n'ibikangisho, turaho hejuru, ngiyeho hejuru, hajemo n'ibikangisho. Nimuza kumva ubusobanuro uyu munyamakuru avuganye n'umuvugizi wa RIB, Dr. B Thierry Murangira, arasobanura ko hajemo n'ibikangisho by'ubwambure bakimara gukolekitinga $10,000,000. Umunyamakuru haba ababyeyi abisobanuye neza. Umuntu uri muri situation y'ikintu akeneye, especially yo kurwana n'umubiri, uragira ngo ajye gusobanura ati hari ukuntu uyu mugabo niba ari Claude adusubisha inyuma gato, reka tunaskipinge kugira ngo abantu batange ibitekerezo nk'uko babyumva. Ariko ntekereza ko ntabwo ikibazo ari uwariganijwe cyangwa ari victime. Of course victime bazahoraho, ntabwo bazigira victime bazahoraho, ariko hanga ntabwo ari ikintu kiba cyamugwiririye, no, babiteguye biraba. So mu nshingano za RIB n'inshingano z'abagenzacyaha n'abashinzwe umutekano ni no guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi, ko nta bibazo byashika muri community, muri society. Ibi ngibi bigomba kugumaho, ibi ngibi bibaho niyo abari abantu bari bakorana. So Claude ariko kara kantu waruzanyemo ko kumva ko victime tugomba kumukondana, ntabwo ariko bimeze. Ahangaha nuvuga ngo undi wariganijwe ntabwo aracika intege zo kujya kurega, ntabwo ariko bimeze. No, duhanga amaso aba banyamabi abari bo tumeshoninga. Ndaguha urugero, mpite mpereza nani Annette yagiye, umunyamakuru kazi Annette ndabona adahari, turafata Tracy. Ariko reka mbabwire ko nyuma y'ibi ngibi, ndabaha urugero rumwe. Hari abantu babariganya, hari umugabo bita Rumumba. Uyu Rumumba nigeze kumugaruka muri space yabayeho. Uyu Rumumba ibintu yakoze ni igitangaza nawe. Arariganya akanakora ibikangisho nawe agakubita abatanga buhamya. Yaramukomerekeje amafoto nashize anga mwarayabonye. So aba bantu nk'aba ngaba n'uyu munsi arariganya ubutaka kongera kesista akabikora bikanga. So abantu nk'aba ngaba babaho, ikiba kiri no commissioninga. Umuntu aratsindwa kwabirika bigatatu kandi bikaba inshuro 10. So tugende gakeya rero, dutangira ibitekerezo tugana no ku musozo bwana Sokimu, tuve kuri iyi nkuru y'abapasiteri tujye kuri uyu mupadiri wasambanyije umwana w'imyaka 15. Ariko ku rundi ruhande, niba tuba tuvuze space nk'iyi ngiyi, Sokimu mujye munyemerera tuyitangiremo ubutumwa, tubijwi ku bantu. Niba dushobora gukora turi abantu 500 twicaye ahantu hamwe, tube ijwi nubwo butumwa tubutambutse, yatambutswe na message. Sokimu, mbere yuko dufata uyu musore yego, nashaka kubasezera kuko ejo mfite ikiganiro hano i Kigali, buriya bwije mu Rwanda bwije. Ikintu navuga ni uko uyu mupadiri ahemukiye kiliziya yamubyaye, reka tubyite gutyo, yamureze. Kuko ibi bintu abakora kirekana bitamuhama, akaba ari kumupangira, bituma ababyeyi batinya kohereza abana kwiga mu bigo biyoborwa n'abapadiri. Birumvikana ko na za petit seminaire zibihomberamo. Ibintu biba bibabaje, bavuga ngo abumwe agatukisha bose, ariko umupadiri arihemukiye ubwe, ahemukira mwana, birumvikana ahahamuye abandi benshi, ariko kandi ahemukiye na kiliziya ku gipimo cyo ku rwego rwo hejuru. Ababyeyi benshi maze iminsi nganira nabo basigaye batinya ibigo by'abihaye Imana. Hari cases z'abanyeshuri bagiye bapfa
bakarwara bakabimurushya bikarangira bapfuye. Ibyo nabyo byagiye bituma hari abantu barakarira ibigo biyoborwa n'abihayimana. None hiyongereyemo iyi kesi y'uriya mupadiri wo ku Rusumo, birababaje. Ubwo nkayivaho, ariko ababyeyi ntibacike intege. N'ubundi no mu bigo bitari iby'abapadiri hari igihe ibintu nka biriya bibaho, ni ugusenga bigacika hose. So hanyuma kuri uyu mu bishop, iyi nkuru yabaye ni nziza ugereranyije n'ibihe tugezemo, kuko ari amafaranga bazayariha byanze bikunze, kuko barayafite. We n'uriya mugore we barayavomye mu bakristo. Nahoze mbona abantu batanga ubuhamya bw'uko bagiye za Rubavu bakagurisha amazi ngo barasengeye ngo abarwayi bayagure ngo nibayanywa barakira. Nkurikije ibibaraga yakoreshaga yamamaza kuri TV1, nkurikije uburyo bwa staging nk'uko Pascal yabivugaga, kuzana abantu biremaje bari mu mbago, bari mu tugare tw'abafite ubumuga, bakabasengera bakabakoraho ibintu by'ubufindo, barangiza bakajugunya imbago bagataraka. Abatabizi nabo bakagira ngo nibyo, bagatura bakagenda bakazazana babo barwaye. Urumva ni ibintu by'ubutekamutwe. Buriya Abanyarwanda bashatse bashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wazanye uyu mukwabo muri ibi bintu by'abise ngo ni abanyamadini, kandi birirwaga bavoma utw'abaturage b'abakene. So ngise byiza kubera ko ni case study ishimangira ibimaze iminsi biri gukorwa byo gufunga insengero, ndetse n'ingirwamadini zigafungwa zigaseswa. Byise byiza kubera ko ibuye ryagaragaye. Uriya mugabo byanze bikunze wenda baramukereje, ariko ari amafaranga bazayamuha, kandi bazamuha n'indishyi zindi. Ikindi birabera isomo n'abandi ba pastor bavuga ko bakorera Imana bateganyaga kuvoma utw'abaturage. Ikindi kandi birakangura abaturage bashishoze kurushaho, yemwe n'abo baba barwaye bageze kure bumva ko nta yandi makiriro, aba barwaza n'ababareberera bazarushaho kuba maso. Niyo mpamvu mvuze ko iyi kesi yabaye ari nziza. Reka mbashimire rero, mukomeze mugire ikiganiro urakoze cyiza. cyane. Mfata umwanya ngushimire bwana Osokim, ufite akazi kenshi ariko ukigomwa ukaza n'aha ngaha kugira ngo tubashe kuganira ku bintu nk'ibi ngibi kandi bigira umusaruro, abantu bagakebuka. Ibi ngibi ntabwo biri ku bantu bo mu gihugu, bari mu gihugu bonyine, n'abadiaspora. Niba ari injiji nabonye za mbere barya amafaranga mu buryo bukabije, ni abangaba twitaga abasirimu ba kera. Abadiaspora bagezeho baracanganyikirwa. Niba ari uko bari bonyine, nibo ba mbere. Ndibuka tariki 11 z'ukwezi kwa kane RIB yatanze itabaza ivuga ko abadiaspora bagomba kwitora ko bari kuribwa amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndagushimiye bwana Oswakim. Hanyuma tugana ku musozo, ndashaka kugira ngo mfate umusore w'Imana, umwuzukuru w'Abaheburayo. Sali Godfather Ngo bimeze n'abandi bite? ndabaramukije cyane. Meze neza? Sasa ngewe ndimo ndagenda mbona ko abantu barimo baragenda basobanukirwa, kubera ko imyemerere irimo ubusikama bwinshi cyane. Ubundi sinzi ikintu gituma umuntu yihungisha Imana akumva ko kuyigeraho hari undi muntu ugombye kumujya hagati, kandi abaye asoma Bibiliya, afata umwanya wo kwegera Bibiliya, akajya presence de Dieu, yamenya ko umwenda wari ukingirije ahera wacitse kugira ngo buri wese yigerereyo. Abasilamu nkunda ukuntu bajya babivuga ngo sari kabura ujya sariwa. Ni gute utakwisengera ukumva ko undi muntu ari bujye kugusengera? Rero ni ukuvuga ngo harimo ikintu kimwe gifavoreza, Godfather nimujya muvuga mu kigire, gifavoreza gutuma aba bahashyi mu kwemera barya amafaranga menshi. Ni uko bene muntu batagana Imana bayigamijeho kuyikunda cyangwa kuyikorera. Oya, bajyayo bafite ibibazo, bajyayo bashaka viza, bashaka amamodoka ahenze, bashaka amazu ahenze, cyangwa se hari uburwayi yarwaye ashaka kugira ngo bukire, akagira gute. Noneho kubera ko aba kwisetingamo ngo ndakora igishoboka cyose kigishoboka, bituma babasikama nabo biborohera. Baba barashyizeho za investigation mu itorero, ebana abe yaba yaje bakamenya ngo metre abe n'uyu nguyu, abafite abadiyakoni babicaza, agenda mu modoka imeze gutya ebana umujene akajya hariya pastor akavuga ngo wowe abe ufite nomero ya telefone ngo ntiherwa n'akanaka, ngo ntuvuka ahantu ngo hari imisozi imeze gutya, ukavuga uti umuntu n'uyu nguyu, akakurya ayo mafaranga. Ariko turibaza ngo wowe ubundi uba warakoze iki, warakoreye iki Imana ngo wumve ko koko Imana ikwiye kuguha bya bindi?
niba wowe utarakora ngo ibintu bikuve mu maboko. Ubu rero nk'uyu mudamu watanze ikirego ngiye namushimira cyane, ni ukuvuga ngo nubwo nibeshye bwa mbere ariko noneho reka ntange ukuri bibere n'ikimenyetso n'abandi, kandi si we wenyine. Ngira ngo nko muri iyi nkubiri yo gufunga amatorero mwarabibonye, mwabonye ukuntu umuntu yakira amaturo ya buri kwezi, ya buri munsi, ya buri wikendi, yaki ariko ukumva insengero ibihumbi ngo ntibagire urusengero. Ngira ngo abantu bazi inkubiri y'amatorero y'i Kigali barimo barushanwa ngo pastor runaka ngo yagenze muri Fiette, ngo pastor runaka yaguze imodoka iyi, pastor runaka yashinze televiziyo, pastor runaka aragena imodoka ya miliyoni 100, ariko ntagira ibikorwa bifasha sosiyete. Wowe urinde wo kumva utafata amafaranga ngo ujye kureba umujinikologe, narangiza akurebera iyo ndwara ukagera ku rwego ugira gute wumva ngo ni umushumba. Yego twese ni imyizerere, ariko duhumuke, nicyo navuga, duhumuke. Nabo byabayeho kandi ngira ngo hari ibyaha bidasaza, yenda ngize amahirwe haba ababyeyi arahari aze kutubwira biriya byaha niba byo bishobora kuba mu bisaza cyangwa iki, ariko noneho abo byabayeho nabo batinyuke bavuge kugira ngo bakumire abari inyuma byo kutababaho. Hari ibintu byaje Godfa ngo arwaye infection, umushumba akamubwira ngo mfatira video unyoherereze ndebe iyo ndwara iyo ariyo, mbona icyo ntura Imana, ugafata video, ejo akaguhamagara mu cyumba cyawe wenyine akakubwira turatura ituro cyangwa iyi video izajye hanze. Buriya ribu nuko iturezi mikatubwira biki, ariko bagiye basohora uko ibintu biba byaragenze wakumva ari ibintu bikomeye. Noneho ukumva nk'iyi nkuru ya pasiteri ukunzwe wamamazaga kuri TV1, nk'ubu mushite wa Usakimu Kenisa arababaye kuko uriya yari umukiriya we munini, anyuzaho ibiganiro byinshi aramamaza, ukumva na mama pasiteri. Kera ababyeyi bagiraga impuhwe, abamama. Njyewe nakuze mbona umumama wese nkamubona nka mama, nkumva ni umuntu ufite impuhwe, ariko ubucuruzi mu kwemera buteye ubwoba. Rero duhumuke kandi dushimire inzego, ariko tunashimire ba victim, kuko hari undi bibaho agatinya kujya kurega, bakanamushyiraho ibyo bikangisho ngo azapfa. Bizagenda gute? Akandi kantu ubwo ndimo nsoza Godfa, hari abapasiteri ngo bita b'abanyamavuta uze gucunga ku ntoki zabo, basigaye bambara impeta nini ku gatoki k'agahera, ebana bahitinze aho ngaho i Kigali ngo ni abanyamavuta bagera muri 7-5. Iziriya mpeta ngo zifite ahantu ziva, rero niyo makuru ari ku mihanda. Ntabwo ari za mpeta za Alliance, oya, ni impeta ibyibushye nini iri ku gatoki k'agahera. Abo bapasiteri ngo nibo b'abanyamavuta ba faya. Ako kantu uzagacukumbure tuzagakorera space yako umunsi wako. Sawa cyane, murakoze cyane. urasoje, urakoze cyane. Ntabwo iminota yagendanye, so ngayo nguko ntekereza ko mubyumva. Ntekereza ko ariko ureke haba ababyeyi ansubize niba biriya byaha biba mu bisaza. ibingibi ibihe uravuga, ibingibi by'ubutekamutwe. Urumva hari nk'abo, reka dufate nk'ibyo ngibyo, birasaza. Ibingibi birasaza. Ya kesi ya kabiri n'idasaza. none se abe ibyo byagiye bibaho ngo bakabakorera za deliverance, bakabafata mu video, yamara kubona warateye imbere akakubwira ngo ngwino ngo iyi video yawe izajya hanze niba udatanze iki ngiki. Ibyo ngibyo ntabwo urukumva kuvanga ibintu bibiri bidahuye. Hari wamuregera video, wamuregera amavideo n'ibyaha bibiri. Niyo ujya kureba video umanze blackmailing, ujye kureba iyo video iri hejuru, barakubwira n'umuvugizi wari baravuga ko hari ibyaha bibiri. Hari icyaha cy'uburiganya, hakaba n'icyaha cyo gushyira cy'ibikangisho byo gushyira ubwambure hanze. Sinzi niba wabyumvishe, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko rero sinzi impamvu ibingibi uri kuvuga gutyo, wa mugabo we, mujye kuri ntuza yari barega. Ariko sinzi umuntu no gushaka uburyo umuntu ndaza kureba abafatanya, ndaje kureba umudiaspora yagira akagira accident, ngo iyi accident ndikwiterwa n'iki, agahamagara umupasiteri, imikoshi ibiki byose, nguzana amafaranga. Tuntu babiveho rwose, babiveho. ndaza gushaka abafatanyabikorwa abo dutegurana ibiganiro, turebe niba twakongera gutumira
bamwe mu bifite mu nshingano bazongera baze badusobanurire n'ibikunda tukazabona umuvugizi wa RIB akagaruka hano, nubwo ahahora ntabwo ari ubwa mbere, amaze kwaza inshuro zirenga enye aza gusobanurira abantu akababwira ibyaha n'ibihano byabyo. Sinzi impamvu tutumva, urumva, sinzi impamvu abantu bahora mu ntuza siho wonyine. Ariko niba hari umuntu ukora mu nzego hano, reka mubwire ngo ubu turi kuvugana hari abantu bakorekitinga amafaranga y'abantu ngo barashaka kujya kuyabacururiza, bitari bya bindi byo mu ntuza hano especially abanyarwanda bakora kuri social media bafite ibitero, bagomba kumenya ko hari ibitero by'abantu baza bakabizeza ko bakora. Ni vuba nzaza, ndacyagenda gake, ariko niba abantu bari mu nzego mumenye ko ndabizi muba mufite abantu bakoresha izi social media, mubwire amastaff yanyu bakomeze bacekinge. There is some people muzikanga abanyarwanda bari kurira yo kwarika kuko bambuwe amafaranga y'akayabo y'abasikama babeshya ko bagiye kungukira amafaranga yabo. Ibyo ni ibintu bihari, nabahaye ingero. Niba hari icyo mwabikoraho muzagira icyo mubikoraho hakiri kare, mukebura abantu, kuko urukumva ngiye kubivuga ntabwo bifite ijwi, ntabwo ryajya nta hantu ryagera. Ariko niba hari inzego zibimenye zikora iperereza babikurikirane, muzikanga atari munsi y'amamiliyoni. Urabya rimwe by'ibiryabarezi. Reka mbabwire ko there is some people bafite gahunda kandi bigaragaza nk'abantu beza, ariko muzumva ibizava ahangaha muri social media, aho abantu baza bakahahurira n'abandi bakigaragaza nk'abantu b'imfura, abantu beza bakora, bakagaragaza bafite ibyo berekana, bagakorekitinga amafaranga mu bantu. Muzaririmba urwo mubonye mudafite uburyo mugaruza amafaranga y'abanyarwanda. So ngayo nguko iki kintu ntekereza ko haracyari umwanya wacyo, kandi ntekereza ko abantu bagomba kubisobanukirwa bakabimenya. Be careful. Abantu babereka ko bakora business, babereka ko ari abahanga, mu bitondere. Ntabwo uko bababwira ko ari bo ntabwo ari bo. So reka tugende gakeya, reka ibingibi bizagira umwanya wabyo. Mbashimire ese kuri iyi Godfather, topic. ntuzi wa mugabo RIB yafunze nawe wakorekitaga kandi ageze muri miliyoni 5 Va z'idolari. kuri ibyo ibintu, reka tugaruke gatoya kuri iki kintu, reka mbibutse ko ubu turi kuvugana. Iki ni ikibazo RIB ntekereza ko ikizi, ikibazo cy'aba bana bato, abana bavuze ngo bagiye kubajyana ngo muri Miss Black, ubu ngubu baba bakorekitizeho miliyoni 18. Ibi bintu minisiteri y'urubyiruko irabizi, niyo yahaye abantu bo muri Miss Black Festival, yabahaye ibyangombwa, barangije barabibambura basanze imikorere yabo ari mibi. Ibyo yaba mfite narabibonye. Barangije bagenda kuri bya bindi bya mbere bakorekitinga amafaranga mu bana b'abakobwa miliyoni 18, hafi 20. Ayo ngayo biraha ngaha. RIB yahagaritse aba bantu, ikintu gitangaje kinababaje, RIB yahagaritse aba bantu, igikorwa baragihagarika. Mwarabibonye Miss Black bakoze itangazo ryo kuri WhatsApp. Barangije gukora itangazo ryo kuri WhatsApp, bigaragara ko ryakorewe ahantu ryakorewe simpazi, biragaragara ntabwo ari itangazo. Babyoherereza abana kugeza amasaha bari kure yo kwarika. Amafaranga bahagaritse aba bantu, ikintu kintangaza, ntekereza ko RIB ifite ukuntu ibigenza. Bahagaritse aba bantu bo muri Miss Black, amafaranga akiri kuri mobile, akiri muri MTN. Amafaranga y'abana yarariwe, babuze kivugira. Aba bana kubereka amafaranga kuki kintu, niba minisiteri y'urubyiruko yari ibizi neza ko aba bantu yabahagaritse gukora ibi bintu, yabahagaritse gukorera irushanwa mu Rwanda, bakarifata bakarishyira online, RIB igacekinga igasanga hari abana bari kurikorera online, ikategeka abo basore. Ni umuntu wo mu Rwanda uzwi, ari hano, ngiye nivuganiye n'uwo musore. Niba baramuhagaritse kubera ko adafata amafaranga y'abana akayabasubiza miliyoni 18, ayo ngayo ntabwo ari ay'abana baspendinze, no, ayo n'ay'abana bitoresheje iyi company collecting ayo mafaranga. RIB yabahagaritse ayo mafaranga akiri muri MTN. None se ibi ngibi tubyita iki? Ariko ariya SMS yo yagora kuyasubiza gute kandi amafaranga ari ibintu bihari? kuko haba harimo ayatowe, nanjye wumva narashyizemo It's amajwi. okay. Uwo watoye, buri mwana aba afite amafaranga yatoresheje, umubare w'amafaranga yatoresheje arayazi. Batoraga ku kintu gihari. Niba umuntu ashobora kwifatisha ikigo nka MTN guskaminga abana b'abakobwa, no, to speak the truth, niba umuntu ashobora kuza
agakoresha icyangombwa. Baragiye bajya muri minisiteri y'urubyiruko, minisiteri ibaha icyangombwa, irangije nyuma njye niboneye icyangombwa cyo muri minisiteri iyindi letre ibahagarika ivuga ko imikorere bidakwiye. Abangaba iki ngiki barakirengagiza, bafata kimwe cya mbere baragenda bakolekitinga amafaranga mu bana. RIB iza kubimenya irabahamagara, mwarabibonye. Kuki aya mafaranga ko ari muri MTN kuki batafashe amafaranga bakayahagarika? Ashobora kudahabwa ntuza, ashobora kudahabwa aba bana ngo bayasubizwe. Niba yagiye ava iruhande, niba yahagarike agira ibindi akora, ariko areke kujya mu maboko y'abasikama. Abana bakoze groupe ya WhatsApp bahuriramo ari abana barenga 30. Baraha amezi abiri agiye kurangira, nafashe abana barambwiye gutfata nicyagenda nakora bya bintu ngo mvugira abantu, ariko nza gusanga bidaceka mbivamo, nuko kari kagarutse kubera ikibazo turimo. So ibi bintu birahari, ariko ibi ngibi noneho impamvu kamera yongeye kuzamuka nkanabivugaho n'uyu mugabo. Uyu mugabo ninde uvuye ahangaha? Uriya uyu nguyu uvuye ahangaha Claude. So niba Claude iramyumvira afite yo kumva ko ngo ni gute umuntu ajya gukora ikintu gishobora, reka bazamanza bakwibi, niba mara kukwiba niho uzamenya ko byose bishoboka. So aba bana b'abakobwa bari ahangaha, abana b'abakobwa bari ahangaha, baririmbye urwo babonye, amafaranga yaragiye burundu, yarariwe. Uwayariye ari kwitegereza mu mujyi wa Kigali, ari i Kigali. Umukobwa wari warigize secrétaire, bari barafashe inzu ngo office yabo bayishyira Kabeza. Naberetse amafoto hano, umukobwa wa collectinga amafaranga ntiyari kurira amafarashi, ntimwabibonye, biteye n'uburakari. So anyway, ntabwo tugiye kwinjira mu mikorere, niba abo bantu RIB yarabafashe uzi n'ikindi kibazo se ntabwo Godefroid. nshaka kujyayo, ihangane gato, ntabwo nshaka kujyayo. Ibi ngibi murabibonye, ariko ntekereza ko ibi ngibi nabisigaye bijya ku karubanda. Nk'uyu padiri wasambanyije umwana w'imyaka 15, turashimira ko babigaragaje. Abantu ntabwo mugomba gutrustinga mwumve ko umwana agiye ku kigo cy'ishuri gukora abapadiri, umwana mwumve ko ari safe. Woya, aba bapadiri basambanya abana b'abakobwa, bagasambanya abana b'abahungu. You have to be careful. Icyo ni kimwe. So n'ibindi. So tugaruke gato, ntabwo turi buze gutinda, ndabizi abantu bafite byinshi byo kuvugaho. Kabababye nabyumvishe, ndakabonye kuri la minota. Uyu mugabo ni igitangaza, ngo ari gusuka amavi amavuta Oliver Oil, ariko asuka amavi y'umwana ngo agiye kumusengera ngo agende. Abo bagiye bareka. So reka bashimire. Hari case yindi cyangwa hari indi story ngiye kubabwira, ubwo n'abaseze yarega. Iyi case twadropinze, twabirangije, ntabwo turi abacamanza, tuba tugomba kubivuga abantu bakamenya ibijya mbere mu gihugu, nuko tukabwira inkuru ziriho nk'izi ngizi, kandi turi gusubira mu nkuru zatangajwe n'umuvugizi wa RIB. Ibi ngibi ni fresh. So reka bashimire. Ariko hari inkuru y'akasamutwe y'umukobwa bita Koko, umukobwa w'umunyarwenya bita Amoti Omubaranguzi. Abana Uganda we muri banangikiye narabye. Reka mbasabe abantu mwese, iyi case twayidropinze, aya n'amakuru ari gutambuka, kandi nabwiye ko nta nkuru izajya ibacika, mba nayibatayemo. Shimira abantu bose twabanye mu gitondo mu nkuru y'ura mudamu Alice, twamenya amakuru. Mwana mubonye yaje hano arabisobanura ko atarafunze, atakoze accident. We thank God. Reka mbashimire abakomeza kuba hafi yacu. Twaba tugiye gukora inkuru zingizi, mukaza mukatuba hafi, mugatanga ibitekerezo na audience ibyumva, mujye Mwe update update uraza kuyimpera kuri platform tugiye kujyaho. Iyo update ni iyihe? Ariko yihereza abantu twumve. Musengamana bamwubakiye inzu nziza cyane, azabatsinda Kagame. Urumva atari inkuru y'umunsi? Wow, azabatsinda Kagame bamwubakiye inzu nziza cyane, nziza ibyo cyane. ngibyo ni kama kawaida, ndakubwiza ukuri. Uretse abantu baba bibaraguza, ubwo uko uvura mudamu ari kuririmba iriya ndirimbo ntibamwubakira inzu. Uretse n'inzu n'imodoka bazayimugurira. Iyo ndiyo leta dufite, nibwo buyobozi dufite, ubuyobozi bwa appreciating igikorwa kimwe cy'umuturage bakabikoresha n'imbaraga. Urukumva uriya mudamu yarayikwiye, kandi turashimiye, kandi ni kama kawaida. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Uve kuri bya bigarasha Gasozi k'iwabo niyoboye rwose. uve kuri bya bigarasha biza ngo ngongwe wabyumvishe. Ibi ngibi ni kawaida, ariko n'umuntu wese uza mu gihugu arabizi ko kubakira uriya mukobwa inzu byari bikwiye, kandi n'ubuyobozi buzakora n'ibirenze biriya kuri uriya mudamu, kuko yaririmbye indirimbo nziza turyoheye ku bantu bose batoye nyakubahwa perezida wa repubulika. Hanyuma rero ku bantu mushaka bya bindi byacitse, navuze ko iyi platform namaze gushiftinga, ahangaha nzajya mpakorera inkuru nk'izi ngizi
zifite icyo zimaze muri sosiyete, zikebura, zubaka sosiyete. Nitujya muri showbiz, nitujya mu bijyanye n'abasitare, nitujya mu bijyanye n'ibishegu, twinjire ku yindi platform, kuko ntabwo nzagira konti ebyiri zihostinga kuri ahangaha, no. So abo turi kumwe rero, tugiye muri showbiz, tugiye mu byacitse. Uriya mukobwa, ibyo nabonye amaso yanjye, navuze ngo mana shyiramo amavuta ahweze, duhurire kuri TikTok, mwumve iyi nkuru y'uyu mukobwa nawe utujuje imyaka. Ibyo nabonye n'amaso yanjye, navuze ngo mani iki gikombe kindenge. Urashaka kumenya ngo ni ibiki byabaye? Urakanda kuri TikTok, urebe umuntu bita Godfather Akasamutwe, niho bisigaye bibera. Join me. Niba utagira TikTok cyangwa uri mushya ntumbone, nimva ahangaha ndahita nshyiraho link ya live ya TikTok yamaze gutangira, ngwino twinjire muri showbiz. Turabashimiye, dushimire urwego rwa RIB rudahwema gukacira izi kosho de la forêt. Turabashimira kandi courage cyane. Hanyuma natwe turahangaha kugira ngo inkuru nk'izi ngizi tuzibagezeho tano kwa tano. Turi kumwe. Ejo mfite space, nzaba mfite abatumirwa, ntimuzabure. Abantu mwakomeje kunyandikira musaba ko twaza hostinga umuvugizi w'urwego rwa RIB. Ntabwo njyewe Godfather, reka nabibutse narabibwiye n'ikindi gihe narabibabwiye, ntabwo njyewe njya mbatumira iyo nshaka guhostinga, kuko maybe muzi ko nabanyuraho, ngerageza gukorana na radio, kuko ruriya ni urwego biba bisaba kugira ngo wandike lettre wa praying urwego ruzagusubize. So ngira abantu bari mu gihugu sase especially abanyamakuru, nkamusaba umunyamakuru akaba ari we wandikira urwego rwabona iyo topic tugiye kuvugaho igira ikiza gutangaho ubutumwa cyangwa iribuze gufasha sosiyete, bakatwitaba cyangwa bakaprovinga, bakaza bagatambutsa ubutumwa turi kujyana. So ndaza kureba abafatanyabikorwa cyangwa abankorana nabo, niba bikunda, dufite umwanya cyangwa tubona bikunda, tuzaprayinga. Hari email z'inzego, urwego rwose burara ko mutanabizi, yaba ministeri yaba urwego rwo rwose baba bafite email ku rukuta rwabo. Iyo ukeneye umutumirwa uraprayinga, ukandika, bakareba schedule yabo, bakareba niba baza kubonera umwanya, bakareba niba iyo topic ari byiza kuyivugaho cyangwa igihe ari cyo cyanya cyo kuyivugaho, bakazagusubiza bakaguhereza umwanya nawe bitewe n'umwanya bafite. Icyo gihe cyagera umutumirwa tukamubona, tukaza hano agatanga ubutumwa ku Banyarwanda. Turi kumwe. So mumaze igihe rero muri kubisaba, turaprayinga, turaza kureba twaprayinge, nibikunda bakazaba available tuzabibamenyesha. Umutumirwa azaza hano akoresha platform, atanga ubutumwa mu byakire, hanyuma babandi bakritika, ni gute utumira abayobozi wowe utazwi. Ntabwo nzwi kuri wowe, ariko abayobozi baranzi wacyohewe. Ngayo nguko, ubwo nzabibagezaho vuba. Twagiye kuri TikTok, abankurikirana muze dutangire inkuru y'umukobwa bita Koko. Iyi video namwe nimuyibona, ibikoba birabakuka. Twagiye. This is Godfather. Inkuru yari iy'umupasiteri Bishop wasikaminze miliyoni 10, ndetse n'iy'umupadiri wasambanyije umwana w'imyaka 15. This is Godfather. Thank you, turi kumwe, twagiye TikTok.